Yesu ashimwe. Imana ni nziza, Imana ni nziza ibihe byose. Bene data namwe bashiki banjye mudukurikiye kuri uyu muyoboro wa YouTube, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Umwami Imana agwire mu mitima yanyu. Uyu ni wa mwanya mwiza w'ingenzi wo kumva ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ngira ngo nk'uko mwabirarikiwe mu gihe cyatambutse, hano tuzakunda kumviramo ibiganiro by'uburyo bubiri. Hari ikiganiro cy'amagara mazima, hakaba n'ikiganiro cy'ubutumwa bwiza. Uyu rero ni umwanya w'ikiganiro cy'ubutumwa bwiza. Ariko mbere y'uko twinjira mu nsanganyamatsiko z'ubutumwa bwiza, turabanza dusobanukirwe ubutumwa bwiza ni iki. Abantu benshi bajya bibaza ngo ubutumwa bwiza, wumva abantu bavuga ngo ubutumwa bwiza, ugasanga buri muntu aravuga ubutumwa bwiza, ariko benshi igisobanuro batanga ku butumwa bwiza ugasanga gihabanye n'igisobanuro nyakuri gihanwa n'ijambo ry'Imana. Ariko ubutumwa bwiza Yesu yahamije ko ari cyo kintu gikomeye cyane kizasoza umurimo hano ku isi imperuka igahera kikaza. Iyo dusomye muri Matayo igice cyayo cya 24 ku murongo waho wa 14, Yesu agaragaza ibimenyetso bizabanziriza kuza kwe, yaravuze ati kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ku isi. Ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ubundi ijambo ubutumwa bwiza ni ijambo rikubiyemo amagambo ageze kuri ane. Ijambo rya mbere ni ubutumwa, irya kabiri ni ikinyazina cyitwa bwiza, irya gatatu ni ubwami, irya kane ni Imana. Ni ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Iyo udashyizeho bw'ubwami bw'Imana, hari n'ahandi hantu hashobora kuva ubutumwa bwiza. Hari impamvu bwitwa ubutumwa bwiza. Burya iyo wari mu byago, umuntu akakuzanira inkuru yuko igisubizo cy'ibyago n'akaga wari urimo cyamaze kuboneka, ugenda uvuga ngo hari umuntu wanzaniye inkuru nziza. Abaguhaye inkuru nziza kuko abazanye ubutumwa butangaza igisubizo ku kibazo wari ufite. Niyo mpamvu iyo turi kuvuga ubutumwa bwiza twongeraho ijambo bw'ubwami bw'Imana. Nonaha tugiye kuganira dusobanukirwe ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana icyo ari cyo. Mbese ni inkuru zizanwa n'abantu? Mbese ni ibitekerezo bihumuriza abantu bazana? Mbese bisobanuye iki ubundi? Reka mbere yuko tujya mbere twiragize Imana twicishije bugufi dusenge. Uwiteka Mana ikomeye, turagushimye, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko waduhaye amahirwe yo kumva ubutumwa bwiza bw'ubwami bwawe. Watubwiye yuko ubu butumwa aribwo buzadukiza, bukazatuzamura, bukatugeza mu gihugu cy'isezerano. Reka twese abiteguye kugutegera amatwi, yaba ari nanjye ugiye kukuvugira, tubonere umugisha imbere y'ubwiza bwawe. Reka iri jambo rihugurira intekerezo gusobanukirwa n'ibyo Satani atifuza ko twumva. Uduhere umugisha muri iki cyigisho kandi ucyumvikanishe mu buryo bwawe nk'Imana, mu izina rya Yesu, amen. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ubundi ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ni iki? Ese ubundi ko ubutumwa bwiza ubundi bisobanuye yuko ari inkuru nziza ku bari bafite ikibazo. Ubundi hari ikibazo dufite
cyatuma tubona ubutumwa bwiza ari ingirakamaro kuri twebwe? Yesu yakomeje kuvuga ko uyu murimo ugomba kuzakorwa ukagera mu mahanga yose abwirizwa ubutumwa bwiza, ariko insanganyamatsiko igomba kuba ihatse izindi mu butumwa bwiza ishobora no kuza kudufasha kubona igisobanuro cyuzuye cy'iri jambo ryitwa ubutumwa bwiza bw'ubwami. Tubisanga muri Luka igice cya 24 umurongo wa 45. Haranditse ngo Yesu asezera ku bigishwa be maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe, ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo. Ahangaha muri iki gice cya Luka 24 hatwereka ibintu bibiri. Icya mbere ni ugusobanurira abantu umurimo wa Yesu wamuzanye hano ku isi. Haranditse ngo abantu bakwiriye kubwirwa ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu. Twebwe ntago tubibwirwa nk'ibizaba. Yesu yarababajwe kandi azuka ku munsi wa gatatu, azukanye intsinzi y'iteka ryose. Ese kuki Yesu yababajwe? Nuko hari ikibazo ku isi. Icya kabiri abantu bakwiriye kubwirwa nuko bakwiriye kubwirwa kwihana no kubabarirwa ibyaha byabo kandi mu izina rya Yesu. Ahangaha rero turavumburamo ibintu bibiri. Icya mbere ni imibabaro ya Yesu ihesha umunyabyaha kwihana no kubabarirwa ibyaha. Icyo nicyo gisobanuro cy'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ubutumwa bwiza bw'ubwami ni umusaraba wa Yesu Kristo nk'intsinzi y'icyaha ku nyokomuntu yose yahenebejwe n'ububata bwa Satani. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Uwazana ikindi kitari umusaraba wa Yesu Kristo, aho inyokomuntu yabohorewe ububata bw'iteka ryose, ntabwo ubwo bwaba ari ubutumwa bwiza bw'ubwami, cyaba ari ikindi. Kuko ijambo ry'Imana muri Luka 24 ryaduhamirije ko gusobanukirwa n'imibabaro ya Yesu ndetse n'umuzuko we ari byo biduhesha imfunguzo z'ibyiringiro byo kudacirwaho iteka. Ariko se kuko isi yagize ikibazo gikomeye ku buryo ikenera Kristo gusa? Bukwiye no kuvugwa mu izina rye ryonyine. Turimo turaganira ngo ubutumwa bwiza ni iki? Ese wowe wabyumvaga gute? Ese iyo wajyaga wumva abantu bavuga ngo dore aba batuzaniye ubutumwa bwiza, wumvaga ari igiki bazanye? Reka munyemerere tubanze turebe iyi si yacu Imana ikirema. Ese isi Imana yaremye yayiremanye ikibazo, cyangwa yari isi ifite ibyangombwa byose bitagira ikibazo namba? Reka twihute gakeya tunyarukire mu gitabo cy'Itangiriro tuze kureba uko isi yaremwe. Tangira igice cyawo cya mbere. Igice cya mbere reka tunyarukire ku murongo waho wa 6. Hano kuri iki gice cya mbere hatwereka ukuntu isi yaremwe. Yaremwe ibiremwa byose byari biri ku isi, kandi Imana ikabirema ku mugambi wayo ari byiza cyane, nta na kimwe gifite inenge, uko Imana yabitekereje bikabaho uko nguko. Ntabwo Imana yisondetse. Igeze ku muntu noneho iby'agahebuzo, Imana iravuga iti ku murongo 26, tureme umuntu
agire ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikuruka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Ikiremwa gitangaje cyitwa umuntu cyaremwe gifite ishusho y'Imana, ntibyakirira aho ngaho, ahubwo Imana ihereza umuntu ubutware no gutwara ibiri mu isi byose. Bishatse kuvuga ngo ibiri mu isi byose byari mu butware bw'umuntu, Imana niwe yabiremeye. Yari afite ishusho y'Imana, bishatse kuvuga ngo yari afite imitekerereze iboneye itagira ikizinga, yari yambaye n'ubwiza bw'Imana mu buryo bw'umubiri. Ntabwo yambaraga iyi myenda twidodera, yari umuntu ushyitse mu by'ubwenge, mu by'umwuka ndetse no mu by'umubiri. Yarakiranukaga kuko Imana ikiranuka. Ariko ikibazo gikomeye, isi yo yari imeze iti? Isi ibintu byose byari bitekanye kugeza ubwo Imana ishyiraho umupfundikizo, ishyiraho ikiruhuko, atari uko inaniwe, ahubwo kuko yari ishoje gahunda yayo yari ifitiye isi, kandi gahunda nziza idafite kirogoye. Iyo turebye mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 2, ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa 7. Iyi mirimo yayo yose yakoze Imana iha umugisha, umunsi wa 7 iraweza, kuko ari Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Ntabwo umuntu yaremwe ari umuntu udafite umudendezo. Nubwo yari afite gutungana, yagombaga nawe kugira amahitamo, yagombaga nawe guhora agirira Imana icyizere, yagombaga guhora abona ko ahazaza n'amasezerano y'Imana ari iby'agahebuzo kuri we. Ni umuntu ufite umudendezo ugomba gukora amahitamo kandi atavogerwa. Niko umuntu yaremwe. Ntabwo Imana rero yamushyizeho nk'ikimashini kigomba kujyanwa aho ushaka. Niyo mpamvu yamushyiriyeho n'amategeko. Ku gice cya 2 ku murongo waho wa 16 hatubwira ngo Uwiteka Imana iramutegeka iti, imaze kumugeza mu ngobyi ya Edeni, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi yemererwa kurya ku mbuto zacyo, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Bishatse kuvuga ngo kutumvira Imana niyo ntandaro y'urupfu, kandi kutumvira Imana niko kwitaba urupfu. Adamu yagombaga kuzirikana iryo jambo. Yahawe itegeko. Ntabwo yahawe itegeko nk'ikiboko, ahubwo yahawe itegeko kugira ngo ribe igihamya cy'urukundo akunda Imana no kwiyegurira kwe uko kungana. Ariko isi nubwo yari imeze gutya ari nziza, hari ikiremwa kitigeze kinezezwa n'uyu mubano n'umushyikirano umuntu afitanye n'Imana. Iyo turebye mu gitabo cy'Ibyahishuwe, hari itangazo rikomeye Imana yatangarije isi, kuko umutekano n'umushyikirano n'ubwiza bw'isi byari bigiye guhura n'akaga. Reka turebe mu gitabo cy'Ibyahishuwe 12 umurongo waho wa 12. Nuko rero wajuruwe, namwe abari bamo nimwishime. Naho we wasi we, nawe wanyanja we, mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Ubu ni ubundi butumwa Imana itangaje, ni ubutumwa bw'inkuru y'incamugongo, ariko igomba gusaba ko habaho kuba maso ku kiremwa muntu, kuko ikiremwa muntu nicyo cyaberaga amaso ibyaremwe byose, nicyo cyari gifite ubutware ku byaremwe byose, n'ibikuruka hasi byose umuntu yarabitwaraga, yari umutware w'ibiremwa byose. Iyi nkuru ikimara
gutangazwa ni uko hari ikiremwa cyari kimanutse gifite umujinya, kitanejejwe n'ibyiza by'Imana, ahubwo kigambiriye kurogoya ibyiza by'Imana bigata umurongo. Urugamba rwaratangiye muri Edeni, Satani amaze kujugunywa mu isi. Kuri uyu murongo wa 6 w'igice cya 3 cy'Itangiriro, aho hari umutwe utubwira ngo inzoka yoshya Eva, uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Aha ngaha Eva icyo yari yarabujijwe, abwirwa ko ari ikizira ndetse kizazana n'urupfu, yatangiye kubona ko ari cyiza cyane, atangira kubona ko ari icy'igikundiro, atangira kubona ko ari icyo kumwifuriza iterambere ry'ahazaza ryiza. Mu yandi magambo, ibitekerezo bye yari afite yahawe n'Imana byari byamaze gucurama, yari yamaze guhinduka imbohe ya Satani mu buryo bw'imitekerereze. Ikintu cya mbere kiranga umuntu w'imbohe ya Satani ni uko yishimira ibitandukanye n'ijambo ry'Imana, ni uko yishimira ibyo Satani akunda, ni uko anyoterwa n'ibizira bimuhenerereza, kandi akanga iby'umwuka. Iby'umwuka muri Eva ni rya jambo babwiwe n'Imana, yari atakiryubakiyeho nk'urufatiro rwo kwizera kwe. Maze rero aravuga ati nakiriye inkuru nziza, kandi ari inkuru y'urupfu. Hari igihe abantu baba bafite ibitekerezo by'urupfu bakabisangiza n'abandi, ahita atangira ikibwirizwa ku mugabo we, uwo yakundaga cyane, agira ngo nakeza amuzaniye, aramubwira uti navumbuye irindi banga ry'ubuzima, dore hari itunda ryiza cyane ry'igikundiro ryo kutwifuriza kumenyesha ubwenge, byatuma tugira ubwenge bwinshi. Tisheri wanjye akira, fata wumve kuntu riryoshye. Umugabo kuko yari yarasezeranye akaramata kandi ari umwe na Eva, we yari agifite ubwenge bugitekereza, ariko abura ubwigobotora uwo mugore, afata icyemezo cyo gusangira nawe ibyago. Ariko muri ako kanya icyo Imana yahaniye ku buzima bwabo cyahise gisohora. Bwa bwiza bari bambaye ntibabone ko bambaye ubusa, batangiye kwireba babona bambaye ubusa. Ubwiza bw'Imana bwari bumaze kubashiraho, ahubwo umwijima wa Satani wari ubuditse mu bitekerezo byabo, kandi ari nawo ugaragaza mu maso habo. Mu yandi magambo, uru ni urupfu rwatangajwe muri Edeni rwari rumaze gusohora. Umuntu yari amaze gupfa ahagaze, arindiriye urupfu rw'iteka ryose. Ntabwo byagarukiye aho, uyu muntu yahise azanira isi umuvumo kubw'amahitamo mabi yagize. Bene data, mujye mwitondera ukuntu muhitamo. Jya uhitamo washishoje, urebe amahitamo yawe ahantu azakugeza, gato atazakugeza mu mubabaro kandi ukazawicuza igihe kitagira ingano. Maze iyo turebye tuza kubona yuko ku murongo wa 17 hari amagambo akomeye Imana yabwiye Adamu iri kumushaka, inamumenyesha n'ishyano rigwiriye isi. Haranditse ngo, na Adamu iramubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije kutazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Ubutaka nabwo bwahawe umuvumo. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira. Bene data, namwe bashiki banjye muteze amatwi iki cyigisho, nagira ngo mbabwire ko ubu butaka buri kuvugwa hano ni ubutaka mu buryo bubiri.
ngira ngo muzirikane ko igihe Yesu Kristo yigishaga umugani w'umubibyi yavuze ko hari imbuto zibibwa mu butaka bubi. Mbese utekereza ko yavugaga imbuto zisanzwe zo kurya, ahubwo ni ijambo ry'Imana ribwa mu mitima y'abantu. Iki gihe ubwo icyaha cyari kimaze kwigarurira mwene muntu, imitima y'abantu yari imaze guhura n'umuvumo, kandi nta mbuto zagombaga kwera umuntu atabiruhiye. Niyo mpamvu n'ubwami bw'Imana buratwaranirwa, ntago uzongera kuvuka ubona bukwiteretsemo. Icyo bisobanuye. Icya kabiri, ubutaka duhingamo imyaka yo kurya bwahuye n'umuvumo, butangira kumeramo ibitari by'agaciro byinshi. Hameramo ibyica, hameramo ibibabaza abantu, n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikindi kandi n'imyaka ntiyongera kugira igikuriro cyiza giteye amabengeza nk'uko byari bimeze kubera umuvumo w'icyaha cyazanywe na mwene muntu. Nguko uko ikibazo cyagwiriye isi. Mbese isi yagombaga kuva muri aya maboko ya Satani gute? Ahangaha umuntu yari atangiye urugendo rubi kandi azokoza abazamukomokaho. Muzirikane ko Imana yari yatanze isezerano rivuga ngo mwororoke mugwire mwuzure isi, multipliez-vous et remplissez la terre. Niko mu Gifaransa, muri Bibiliya z'Igifaransa handitse. Rero bahaye isezerano ryo kororoka. Kororoka cyangwa se multiplication ni ugufata abantu bafite ubwiza bw'Imana, bafite ishusho y'Imana, bakuzura isi. Ariko iryo sezerano ryakuwe mu nkokora kubera icyaha. Ntabwo hari hacyororoka abantu bafite ubwiza bw'Imana n'ishusho y'Imana, ahubwo umuntu wamaze kwirundura muri Satani, abantu bavukiye mu mubiri wononekaye uriho umuvumo w'icyaha. Mbese abo bantu babasha gushyikira ubwiza bw'Imana gute? Ngira ngo Adamu na Eva babyaye Kayini na Abeli. Kayini yari yicaye uruharwa kugeza ubwo yica umuvandimwe we. Ibi bitwereka imbuto bavukanye. Ntago bongeye kuvukana ubutagatifu. Nta n'umuntu uvukana ubutagatifu kuko ishyano ryari ryaguye. Uku niko Adamu yokoje inyoko muntu yose urupfu. Reka turebe mu gitabo cy'Abaroma igice cyaho cya 8. Abaroma igice cyaho cya 8, twumve icyo Bibiliya tubwira kuri iri shyano ryaguye. Ubutumwa bwiza. Mbese habaye ikihe kibazo kugira ngo haboneke inkuru nziza igomba kuza ari igisubizo cy'ikibazo cyagwiriye isi? Abaroma igice cyaho cya 8 haranditse ngo ku murongo waho wa 7, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana, ndetse ntushobora kwiyumvira. Erega burya bari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Mu yandi magambo, umuntu yavukanye umutima wa kamere. Bibiliya yatubwiye ngo uwo mutima ni umwanzi w'Imana. Umwanzi w'Imana kawuhariwe atuye mu muntu. Mbese umuntu yanezeza Imana ate? Mbese umuntu yakumvira Imana ate? N'igihe cyose yagerageza gusa n'ukora ibyo Imana ishaka, abangamirwa n'uwo mwanzi kubera ko akiri mu butware bw'uwo mwanzi ari we witwa kamere. Niyo mpamvu hakeneye indi nkuru yo kubohorwa. Hakeneye indi nkuru yo kubohorwa. Ubutumwa bwiza rero ni uko Yesu Kristo yaje kubona yuko isi igushije ishyano, agafata icyemezo gikomeye cyane. Izina rye rihabwa icyubahiro. Yasize icyubahiro cye mu ijuru, ava ku ntebe ya cyami, aravuga ati ntibyashoboka ko inshuti zanjye zipfa bene aka kageni, kuko umuntu yari akatiwe gupfa by'iteka ryose. Aho kugira ngo apfe urupfu rw'iteka ryose, ngiye kumanuka mbabazwe kubwe,
nishyure igihano cy'icyaha. Yesu yaraje asiga icyubahiro, akozwe isoni, arababazwa, ndetse ntiyanga no gupfa urupfu ruteye ubwoba rwo ku musaraba. Arihangana kugira ngo abone intsinzi y'iteka ryose ku munyabyaha uboshywe na Satani. Aha ngaha tuza kubona Yesu igihe yari mu murimo we wo gucungura mwene muntu, hari amagambo yakunze kuvuga akomeye cyane, aho yavuze ati nimanikwa hejuru y'isi nziyoherezaho abantu bose. Tuza kubisanga muri Yohana igice cya 3:14, tukanabisanga no muri Yohana 12 umurongo waho wa 32. Aha Yesu yatangazaga ko intsinzi ikomeye y'icyaha izaboneka igihe azamanikwa hejuru y'isi akirerezaho inyokomuntu yose. Uwo ni umusaraba wa Kristo Yesu, aho Yesu yabambwe yambitswe ubusa, akababazwa mu buryo buteye ubwoba, akitwa umunyabyaha nta cyaha yigeze agira. Yohana 3:16, ijambo ry'Imana riratubwira riti kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uku kwizera gushingiye ku cyo Kristo yadukoreye i Karuvari ku musaraba, kuko niho yaboneye intsinzi ikomeye yo kutubohora ububata bw'iteka ryose twaboshywe n'umwa Satani kubw'icyaha cyatwokoje urupfu rw'iteka ryose. Tugana ku musozo, ubutumwa bwiza bw'ubwami ni inkuru nziza yuko Yesu yamanitswe ku musaraba yishyura igihano cy'abakatiwe burundu urwo gupfa ngo babone kubohorwa ububata bwa Satani. Ikindi gisobanuro cya kabiri cyumvikanisha iki ngiki ni uko hari Yesu wasize icyubahiro mu ijuru akitanga ku musaraba i Karuvari ngo yishyure umwenda wose w'icyaha, tubone uburenganzira bwo kubohorwa. Umusaraba wa Yesu niwo waduciriye icyanzu cyo gukira. Hari abajya bavuga bati Yesu yarababajwe ku bwacu, twarabohowe, nta teka gicirwaho, ibyo nkora byose nta kibazo, byaba ari ibibi Yesu yaranyishyuriye. Ubwo si ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni inkuru nziza y'agakiza yuko Yesu yamanitswe ku musaraba i Karuvari agahesha imbohe za Satani kubohorwa binyuze mu kwizera ibyo Kristo yabakoreye, kandi uko kwizera niko gutanga kubohorwa. Mbese ukiboshywe ukiri imbata y'ibibi, ubwo si inkuru nziza ya Yesu yabikumariye iki? Ugitwarwa na Satani yabikumariye iki? Ubwo ni ubutumwa bwa Satani, ubutumwa bwose butavuga yuko umusaraba wabaye imbaraga ihesha uwizeye guhindurirwa amateka agahinduka umwana w'Imana. Ubwo si ubutumwa bwiza, n'ubutumwa bwa Satani. Ubutumwa bwiza buhindura amateka ya muntu yangiritse, umuntu agahinduka icyaremwe gishya, akongera akabyarwa n'Imana, agahinduka umwana w'Imana, akongera akagira ya mitekerereze mizima Satani yambuye umuntu, akongera akishimira ibyo kamere ye itakundaga, akongera akanga ibyo kamere ye yishimiraga, maze itandukaniro rikaboneka, ntaba akiri umuntu w'umubiri ahubwo agahinduka umuntu w'umwuka ku bw'intsinzi y'umusaraba wa Yesu. Bene data namwe bashiki banjye, ndabifuriza kugira ngo umusaraba ubabere imbaraga muri aya manywa cyangwa se umugoroba, aho warebera kino cyigisho hose. Umusaraba niyo ntsinzi dufite, kandi Satani nta burenganzira nta n'uruhare na rutagifite rwo gukomeza uwamaze
kwitanga mu maboko ya Yesu. Dusoza, reka dusoreze ku isomo Pawulo yandikiye Abaroma igice cyawo cya mbere ku murongo waho wa 16 n'uwa 17. Abaroma igice cyawo cya mbere umurongo waho wa 16 n'uwa 17. Haranditse ngo ni igisobanuro Pawulo yatanze ashingiye ku nararibonye ye mu butumwa bwiza. Burya buri wese uko agendanye na Yesu hari inararibonye agira mu mubano ukomeye agirana na Kristo, akabasha gufutukirwa no gusobanukirwa ibyo ubwenge bwe butashyikiraga. Yaranditse aravuga ati, erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, ntawe urobanuwe ku butoni. Ubutumwa bwiza Pawulo yabwise imbaraga muvandimwe. Ubutumwa bwiza ni imbaraga. Mbese iyi mbaraga yageze mu mutima wawe? Iyi mbaraga, ubutumwa bwiza ni imbaraga y'ijuru igaragarira mu musaraba wa Kristo i Karuvari. Iyo mbaraga y'ijuru imenagura ubutware bwose bwa Satani mu mutima w'umuntu, umuntu akongera gukunda Yesu, akumva yamuhitamo, akumva yamwiyegurira, akumva amukeneye mu buzima bwe bwose. Iyi mbaraga Pawulo yaravuze ngo ntinkoze isoni, naho bigaragara yuko urugendo rwawe rusa nkaho rusekwa, runegwa, rutukwa, ntukorwa n'isoni, kuko uzi yuko uri mu bwami bwanesheje by'iteka ryose. Niyo mpamvu Pawulo atakorwaga n'isoni. Niyo mpamvu atakorwaga n'isoni kubw'inzara. Niyo mpamvu atakorwaga n'isoni kubw'ubukene. Yemeye Pawulo kubw'ubutumwa bwiza, yemeye gusiga umushahara mwiza aho yakoraga mu rukiko rwa Sanedri, yemera kuba imbata ya Kristo Yesu, yamamaza inkuru nziza y'umusaraba kugira ngo benshi babohorwe. Yemera kubaho ubuzima buciye bugufi, anyuzwe, anezerewe, ahimbaza, aryohewe, yuzuye amahoro kubw'ibyiringiro by'umugisha. Maze arongera akavuga ngo muri ubwo butumwa, kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Muri ubu butumwa bwiza niho hahishurirwa gukiranuka kw'Imana. Ubundi ijambo guhishurirwa ni ukugaragara ko ikintu kitabonekaga. Umuntu yamaze kugenderwa n'ubutumwa bwiza abona iby'amaso ye y'intekerezo atabonaga, atangira kumva ibyo atumvaga, maze agatangara cyane, agasa nk'umuntu umaze gufatwa n'indi mbaraga y'amashanyarazi, kuko aba yamaze kubonana n'Imana ikamumenyesha ibyo atarazi, kugira ngo ahereke yitange, ayisange, imuhindurire amateka, ababarirwe. Maze arongera akavuga ngo kuko ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera, kugakomezwa nako, nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Reka muri aka kanya mwemerere umwuka w'Imana areshye imitima yanyu, abemeze amateka mabi twagize muri Adamu, kandi abahishurire amateka meza dufite muri Kristo Yesu, arimo n'intsinzi y'ibisa n'ibyananiranye mu ntege nke zacu za muntu. Ubutumwa bwiza butubera imbaraga, umusaraba utubera intsinzi, maze Yesu atubere umwami n'umukiza wacu, maze ubwo azaturuka ku bicu, njye namwe tuzafatanyiriza hamwe kuzamusanganira dutashye iwacu heza. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira, ngo Imana ibidukomerezemo mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenga Imana. Data mwiza, tugushimiye ijambo ryawe utambukije, tugushimiye ko uduhishuriye ibanga ryawe ry'agakiza, tugushimiye ko utumenyesheje icyo ubutumwa bwiza ari cyo. Uheshe buri wese wumvishe iki cyigisho kubwizera. Hari benshi babuhinyura, hari benshi babufata ukundi, hari benshi batagumva. Wumvikanishira ibanga rikomeye rituma umunyabyaha abohorwa,
kugira ngo data Kristo azabone iminyago myinshi ku bw'urukundo yakunze inyokomuntu. Reka muri aka kanya ijambo ryawe rigira urufatiro mu mitima yacu, kandi ridukomereze mu kwizera, riturinde ubuyobe bwose aho buturuka kuzageza ku iherezo ry'uru rugendo, mu izina rya Yesu, amen.